Ego ntushake urwitwazo. Nkeka ko tugitangira n'indirimbo twatangije wahita wumva ubusobanuro bw'uyu mutwe nahaye icyigisho cyanjye witwa ntushake urwitwazo. Reka abafite toki indirimbo durire kuri iyo ndirimbo turi amagambo make tujye gusoma. Agato kansabe Israeli bamumbere mikro aze kudufasha amasomo turaza gukoresha kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ku gice cya mbere mwanditse yaranditse ngo ntushake urwitwazo hariho imirimo ahubwo itegure gukorera Imana. Yakwinginze kenshi kandi ikurarika witinda kwemera bizakunezeza. Igice cya kabiri ntushake urwitwazo urahamagawe dore aho wangiye noneho witabe. Imirimo ireze hagumye abakozi ngwino umukorere uzagororerwa. Igice cya gatatu ntushake urwitwazo kuko niba utinze bizagukoraho bizakwivumbura. Imbabazi zayo ntabwo zirashira. Haguruka bwangu ubibabarirwe. Urebye neza ibice ko ari bitatu harimo kwinginga. Ninde winginga? Imana iracyari kukwinginga, iracyanyinginga ngo ne gushaka urwitwazo. Imirimo ireze ariko hagumye iki? Abakozi. Iragushaka kugira ngo nawe uze mu bakozi bayo kandi uyifashe gusarura. Ariko icyo baje ni kimwe gusa, utabasha kumva irirarika ry'Uwiteka hari ikizamubaho. Mu gice cyo gusubiramo turaza kubona ikizaba ku muntu wanze kwitaba irirarika. Baravuga ngo mu gusubiramo itaba ntushaka urwitwazo. Itaba wigingimiranya. Ntushaka urwitwazo udasubizwa ngo hoshi wampinyuye nkuvukije iki? Ubwami. Izi ni ingaruka ziboneka ku muntu wanze kumvira ijwi ry'Uwiteka. Igihe iherezo ry'igihe nirigera ushobora kuzaba umwe mu babwirwa ngo warampinyuye nkuvukije ubwami kandi warahawe amahirwe yo kugira ibyo uhindura. Reka twihuse umusomyi wacu turebere mu Kuva igice cya gatatu turahera ku murongo wa 7 tugeze ku wa 12. Mu Kuva igice cya 7 igice cya gatatu guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 12. Dusome. Hari umutwe uvuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Imana ituma Mose kubwira Farawo bareka Abisirayeli. Barekere Abisirayeli cyangwa ubwoko bwa Isirayeli. Uwiteka aramubwira ati ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abayeferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume muri kwa Farawo, kuri Farawo
ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Umurongo wa 11, Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abayisiraheli muri Egiputa? 12, aramusubiza ati, ni ukuri nzabana nawe, bizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Arakoze cyane. Ahangaha tubonye umukozi w'Imana Mose uko byamugendekeye ubwo yari amaze guhamagarwa kujya gutabara ubwoko bw'Imana. Ahangaha uhereye hejuru ku gice cya 3 umurongo wa 1 tubona uburyo Uwiteka yiyeretse Mose aho yari aragiye umukumbi wa sebukwe inde Yetiro. Noneho Uwiteka aramusanga amubwira uburyo ubwoko bwe buri kubabarizwa muri Egiputa, ari nabwo yamuhaye inshingano yo kujya kurwana ubwoko bwe mu bunyage uburyo bwari bubabaye. Ariko nk'uko yadusomeye ku murongo wa 11, Mose asubiza Uwiteka. Yagize amahirwe yo kumusubiza, ariko sinzi yuko kuri ubu ngubu uramutse wumvishe ko ari ijwi ry'Uwiteka cyangwa uramutse ugize amahirwe yo kumenya yuko uri kuvugana n'Imana yuko watinyuka kuyisubiza. Ariko we yarayisubiza ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Kandi nk'uko ko yarabivuze, urumva umushumba kujya kwegera umwami akamubwira ngo rekura ubwoko bwa Isirayeli ntago biba byoroshye cyane. Uru ni urwitwazo, ariko nk'uko tubibona cyangwa nk'uko Mose yari atojwe, yari umwe wabashe gukurira ku birenge by'Uwiteka, agerageza kwiga indangagaciro z'Imana cyangwa kubaha Imana. Iby'iyobokamana yari abifiteho ubumenyi buhagije cyane. Mu gitabo cyitwa Uburezi kuri paje ya 35 hari amagambo agaragaza ubuhanga bwa Mose yari afite. Mose ntiyatekerezaga iby'Imana gusa, ahubwo yayirebeshaga amaso. Mose yahoraga abona Imana imbere ye. Nta munsi n'umwe Mose yigeze areka guhanga Imana amaso. Kuri Mose ntabwo kwizera kwe kwari mu cyuka, ahubwo kwari ukuri gufatika. Hepfo gato yiringiraga ko Imana ariyo imuha imbaraga ngo abashe gutsinda ikigeragezo cyose. Ariko aka kanya yari abonye urwitwazo rwo kubaza ati, ndi muntu ki wajya guhangara umwami wa Egiputa? Ariko nk'uko tubizi, iyo Uwiteka ari kumwe nawe ntacyo atakubashisha gukora. Nta kintu na kimwe utabasha gukora, kandi nta naho utabasha kugera. Ahubwo ikibazo ni uko tujyana amarangamutima yacu cyangwa tukajyana imbaraga zacu kugira ngo ibyo dushaka gukora cyangwa ubutumwa tugiye gutanga tubutange mu mbaraga zacu, ugasanga turashaka kwirwanira kuruta kureka Uwiteka ngo ari we uba nyambere mu byo tugiye gukora byose. Reka turebe iri somo riri mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo waho wa 8 kugeza ku wa 15. Turebe uburyo cyangwa ikiganiro cyabaye hagati y'abantu batatu, inzoka, Adamu na Eva. Turebe uko byagendekeye. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Umurongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya munsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana.
Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Aramusubiza ati iramusubiza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Murongo wa 14. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Murakoze cyane uretse aho ngaho. Aha ngaha tubona ikiganiro cyatangijwe n'abantu babiri, Eva ndetse n'inzoka bari kuganira, biza kurangira Adamu nawe ageze mu kiganiro cyabo cy'uburyo Imana yabujije kurya ku giti cyabuzanyijwe. Mu by'ukuri aha ngaha hari icyigisho gikomeye cyane. Hari uburyo iyo ushaka guhakana neza cyangwa iyo wabuze imbaraga zigufasha, utera ku cyo uhera ku ruhande rwawe rworoshye muri weakness zawe. Umugore yatangiye asubiza inzoka ati Imana tubujije kurya kuri kiriya giti, umunsi twakiriyeho no gupfa tuzagira gute? Tuzapfa. Inzoka yari ibonye kote febre yaho yakinjira cyangwa yaho yanyura kugira ngo igere ku nshingano cyangwa ku cyo yifuza kugeraho. Ari nabyo yakoze, birangira umugore yemeye kujya kurya kuri cya giti, ndetse n'uko umuryango uteye cyangwa umuryango umeze, baba barasezeranye ko babaye umwe. Aravuga ati ntabwo nabyerera, reka njye guhereza n'umugabo wanjye kugira ngo twese turyoherwe. Ariko icyo nshaka ko tureba cyane ni ibyaje gukurikiraho. Uwiteka ageze byagenze gute? Mu gihe batari bazi uburyo bambara cyangwa amakosa yabo, kuko ntabwo bari bazi icyaha icyo ari cyo, ariko nyuma y'uko bakoze iryo kosa bose bahise bamenya icyaha bakoze. Noneho Uwiteka hamagaye Adamu ati ni umugore wagize gute? Wampaye. Urwitwazo ugize gute? Urabonetse. Kandi twari tuzi ko umugore yari wo kugira ngo amufashe kunezerwa, yumve ko ntacyo abuze mu byo yari yaragizwe mu ngobyi ya Edeni byose abibemo kandi anezerewe. Ariko abaye urwitwazo. Ndetse n'umudamu nawe nuko bamubajije yavuze ati inzoka waremye niyo yagize gute? Urumva ni isheni, biragenda bikurikirana. Ariko se twari dukwiye kugira urwo rwitwazo? Ni iki dushobora kubigiraho? Iyo wanze kumvira ijwi ry'Uwiteka nta kabuza ingaruka zikugeraho. Iyo wanze kumvira ijwi ry'Uwiteka ingaruka zikugeraho, nk'izageze kuri Adamu, Eva ndetse n'inzoka kubwo kwanga kumvira Uwiteka bashyize muri ngobyi ya Edeni. Rero nkatwe abakristo nimureke duhe umwanya Umwuka Wera aba ari we ugenga intekerezo zacu, kugira ngo ibyo dukora, ibyo dutekereza ko tudashobora, Uwiteka ajya tubashisha kubikora. Kandi ijwi ry'Uwiteka nitugeraho tujye dusubiza tutarinze kuzuyaza. Twihuse sena turebera isomo twatangije y'urufunguzo ruboneka muri Luka 14 umurongo
wa 15 kugeza 24 akiyashaka abafite igitabo cyitwa inama z'igihugu itorero volume ya mbere kuri page ya 94 hari amagambo ari ku cyigisho cya 10 cyitwa kwizera Imana yawe. Ukagingo kavuga ngo Kristo aha abantu be imbaraga yo guhinduka abana b'Imana. Hari amagambo avuga ngo Kristo abamwakira abaha imbaraga yo guhinduka. Kristo aha imbaraga abamwakira Kristo abamwakira abaha imbaraga yo guhinduka abana b'Imana kugira ngo ku iherezo izabakire nk'abayo babane ibihe bidashira. Bavuga ngo iki? Ukuvuga ngo ahangaha ntabwo Kristo aduterana, ahubwo iyo umwemeye agora imbaraga zikubashisha gutsinda bya bigeragezo cyangwa za mpamvu dutanga kugira ngo tubashe kwanga gukora umurimo w'Imana, ahubwo akatuneshisha kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Reka adusomeye iryo somo. Yego 14 umurongo wa 15 hari umutwe uvuga ngo umugani w'abararikwa babi. Nuko umwe muri bo muri abo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi ararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye atuma umugaragu we kubwira abararitswe ati muze kuko bimaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Uwa mbere ati naguze umurima nkwiriye kujya kuwureba, ndakwinginze mbabarira. Undi ati naguze amapfizi 10 yo guhinga ngiye kuyagerageza, ndakwinginze mbabarira. Undi ati narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko uwo mugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze, maze nyir'urugo ararakara abwira umugaragu we ati sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati databuja icyo utegetse ndagikoze, nyamara haracyari umwanya w'abandi. Umurongo wa 23 shebuja abwira umugaragu ati sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo muri ba bararikwa uzarya ibyo kurya nabateguriye. Arakoze cyane. Iki gitekerezo turakizi cyane cy'umugani w'abararikwa. Bameze bate? Ni beza? Ni babi kubera yuko banze kumva irarikwa ry'uwari wabahamagaye. Uko byagenze hari inzitwazo bagiye batanga. Uwa mbere tubona urwitwazo yatanze rwari umurima yaguze. Ese rwari urwitwazo koko? Baza gutumira mu birori bye ukanamwemerera ubwitabire uruta wa nyuma ati naguze umurima. Ese uwo murima haraho ugiye guhita ujya ku buryo umunsi umwe yakwatse uragaruka ugasanga wagiye. Uwatanze impamvu y'ibimasa yaguze, ibyo bimasa ko yamaze kubigura yumvaga ari bwitabire akaba agasanga bongeye babyisubije. Tekerezo. Uwa gatatu yatanze impamvu y'uko yagize gute, yarongoye cyangwa yashatse yubatse urugo, kandi nkeka ko mu gutumirwa kwe ntabwo bamubwiye ngo aze wenyine, nta nubwo bamubwiye ngo umudamu wawe umusige. Bivuze ngo niba waba utumire kandi ufite umuryango, we n'umuryango wagira gute uritabira.
nawe atanga urwitwazo rw'uko aribwo agishaka atabona umwanya. Ibaze inzitwazo utanga uko zimeze. Nawe usuzuma urebe, ese urwitwazo ntanga ni uruhe? Ese kurarika mugenzi wanjye cyangwa gukora ivugabutumwa? Iyo bavuze ngo tujye kurarika cyangwa dukore ivugabutumwa, ni iyihe mpamvu utanga? Ese impamvu utanga yemewe n'ijuru cyangwa niyo ahinde kugira ngo ubashe kwirengera muri wowe? Hari ubusobanuro Imana yatanze ku uyu mugani uboneka mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, ku cyigisho cya 18 kivuga ngo jya mu nzira nyabagendwa no mu mihora. Yaravuze ati urwitwazo rwose bagiye batanga rwerekanaga ibyo bahugiyemo. Ukuvuga ngo buri wese ibyo biri mu mutwe we n'ibyo yagize gute nibyo yatanze. Izo ngirwa batumirwa zari zitwawe umutima n'ibindi. Ugutumirwa basezeranye ko bemeye bagushyize iruhande, maze inshuti yabatumiye barayitenguha. Icyo yashatse kuvuga ni nako bimeze muri iyi minsi cyangwa muri iki gihe. Urwitwazo rwose rwatanzwe banga kurarikwa nirwo rutangwa banga ukurarika k'ubutumwa bwiza. Abantu babara inyungu z'igihe gito bakaziha agaciro kuruta ubutunzi bw'iteka ryose. Mwumve ingorane zibaho. Twanga ubutumire bushobora kuba bwaduhereza ubutunzi bw'igihe kirekire butazashira, ahubwo tukiziringa cyangwa tukipfumbatira cyangwa tukishingikiriza ku butunzi bw'igihe gito. Rero nkatwe abakristo cyangwa abari mu rugendo rwo kujya mu ijuru, reka twe guha urwitwazo Uwiteka cyangwa Mwuka Wera uri kutugeraho. Nimureke twemerere Mwuka Wera Muziranenge aba ari we aza ature muri twebwe, izindi nzitwazo zose twagira ku murimo w'Imana tuzishyire ku ruhande, ahubwo twese hamwe ubwo tuzakizanwa n'abo twabashije kugarura Uwiteka azaduhembe ikamba ry'ubugingo. Nibyo nabasaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu.